reka buri muntu agira icyo abwira Imana ishimira mu mutima we yatura n'akanwa ke. Mana twongeye kukuzamurira icyubahiro n'amashimwe. Urakwiye nta yindi Mana nkawe, uri hejuru ya byose. Ubwiza bwawe burenze ubwenge bwacu, ineza yawe irenze ubwenge bwacu. Ibyo wubwira kutugira ni byiza gusa, turagushimiye n'ibyo umaze kutugirira. Tugushimira kuba turi mu mwanya nk'uyu, tuteze data kumva ijwi ryawe. Uvugane n'imitima y'ubwoko bwawe hano, uhembure imitima yaricitse intege, usubize mu imbaraga abari bacogoye. Uwiteka uhumure amaso yaratangiye guhuma, udusubize mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Utugirire neza nk'uko ineza yawe ingana. Turagushimiye, turaguhimbaje, mu izina rya Yesu dusabye, amen. Wicare. Haleluya. Kare hari umuntu nabazaga, nkunda gutizinga abantu mbabaza, ariko ukiga muri primaire babigisha Icyongereza, barabazaga ngo umuntu ukora umurimo wo guhinga bamwita iki? Ngo farmer. Ukora wo kwigisha teacher. Ukora wo gushushanya painter. Ukora imirimo. Noneho nabaza nti se, nabazaga mu Cyongereza, what about somebody who ministers? Is a minister. Okay? Ugabura yitwa umugabuzi. Ministering what? The word of God. So I am standing before you as a minister of the word. Mpagaze imbere yanyu nk'umugabuzi w'ijambo ry'Imana. Umugabuzi rero abagaburira nibo banyecyubahiro. I am your servant, you are the masters. Muri abanyecyubahiro rero mwaje kugaburirwa. Ariko hari master baruta mwese, uturuta twese, ari nawe ugiye kubagaburira. Can you imagine that? Ndashaka rero kugira ngo tuganire mu minota dufite mike. Nayo hari ibyo njya nkunda kubwira abantu, ariko ko ntari numva umuntu wa apologizinga ko yatinze mu bukwe, ko nta muntu utanga apology ko yatinze muri ambuteyage kandi nazo zibaho. Kuki twa apologizingira hano? Yewe ntabwo mba muri abo. Niba uri muri abo ngo amusore, no. How can I apologize ngo ngiye kuvuga ijambo ry'Imana ngo mbasaba imbabazi? Ngo mwihangane. Kwihangana ntabwo ari ryo kwihanganira, ahubwo ni ryo kwakira. Muri rede kwakira, Imana ibaho umugisha. Mwuka wera yambwiye guhesha abantu umugisha mbere yuko tujya mu ijambo. Nagiye kubona mbona nari hari inyuma dusenga mbona hinjiye umusore cyangwa umugabo, ku byo byose ni umugabo. Yanyagiwe, ibitugu byose byatose, ariko aza yihuta yinjira mu nzu y'Imana. Mukanya mbona n'abandi. So navuze ngo aba bantu bose imvura yanyagiye baza mu nzu y'Imana, nabaturahira ijambo nk'uko imvura yabanyagiye. Reka imvura y'umugisha ibanyagire mu izina rya Yesu. Reka imvura y'umugisha kunyagira utohe mu izina rya Yesu. Abantu bajye bamenya ngo wanyagiwe n'imvura y'umugisha, kandi ntuzongera gusa nk'abandi. Byakire mu izina rya Yesu. Niba ubyakire ko amashyi uri ko Imana ivuze. I want to say this. Ujye witondera icyo Imana ivuga. Ujye witondera ikikuva mu kanwa. Ujye witondera ikiva mu kanwa k'umukozi w'Imana. Ntubuze impamvu agahagaze imbere. I didn't apply. Ntabwo tubisaba ibi ngibi, ni Imana ibitegura, ni protocol y'Imana. Ijambo riravuga ngo mu kanwa kawe, you, nanjye, harimo ubugingo, harimo n'urupfu. I have come to speak life. Naje kuvuga ubugingo. Uryumva wese yakira ubugingo. Uwakira ijambo aryakirana umutima we wose. Utaryemera guca mu mutwe, ahubwo rigiye direct mu mutima.
mu mutima. Ririya jambo dutangiriyeho hari abavuga bavuga ngo ni rya Sunday school. Iyo twese twasubiraga muri Sunday school twaba turi abanyamugisha. Kubera iki? Yesu yaravuze ngo abana mureke abana bansanga, abana nibo bazaragwa ubwami bw'ijuru. Ntabwo Imana ikunda wayize kazi, ntabwo ikunda abantu bikomeza. Urikomeza ku Mana akuka karaho yoyo ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye ntacyo nzakena. I will not lack anything. So utangire kubihanurira iyo jambo, from today I will not lack anything good. Nta kintu kiza na kimwe zigera mbura muri Kristo Yesu. Tangira kwihesha umugisha. Dawidi yihishaga umugisha avuga ngo ntacyo nzakena. Yarangiza ngo nukuri ubuntu bwawe ni neza yawe bizanyumaho iminsi yose nkiriho. Nanjye nzahora mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. How many of you can pronounce such blessings to yourselves? Mwige kwihanurira, kwiyaturaho ibiri contrary, ibidasa n'ibyo murebesha amaso. Ngo umukene umunyantege nyavuge ko ari umukire. That's it. Nubona amagufwa yumye ubivuga ngo arumye cyane, ahubwo ngo mwamagufwa mwongere mubeho mu izina rya Yesu. Pronounce life, pronounce miracle. Vuga bibi. None se kujya muri hotel ukavuga ngo ndashaka inkoko n'ibitoki n'ibindi byose bakabizana nta mafaranga utanze. Your word brings food. Kwishyura n'indi affaire. You command and the food comes. Wajya kugira uti utariko. But the food has already been served. Yeah, so mwige gukomandinga. Dufite commander in chief, natwe turi commanders hano. Twebwe dukomandinga hano kwisi. Twahawe isi kuyitegeka. Niyo mpamvu tuyigenda hejuru. Mu gihe itara kujya hejuru yitegeke. Hari igihe uzayijya munsi. I mean your body, not you. Umubiri ni uzayijya munsi. Buriya bari inyigisho iyo tugiye Rusororo. Uyu muntu bari gihanganye ku cyaryamye munsi y'isi. Kandi yari muri etage ya 10. Ariko wize gutegeka, ategeka kiri hano ku isi akazategekana na Yesu. Kwiga gutegeka ntabwo ari imikino. It is written. Tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe bategeke. N'abagore Imana yaremeye gutegeka, n'abagabo Imana yaremeye gutegeka. Muri Kristo Yesu nta mugore nta mugabo, bose numwe muri Kristo. Power, authority. Twahawe ububasha. Iri komanda wa region w'igisirikare nta kuvuga ujenjeka. Wahawe authority n'uwagushyizeho. Twebwe twashyizeho n'Imana. Turi ambassadors. Ambassador nta umuhagarika, nta umukiniraho. Afite immunity, iyo bita diplomatic immunity. Twebwe dufite spiritual immunity. Nta ukora ku mbaraga z'umwuka, ziri hejuru y'ibintu byose. Yesu ashimwe. So tugiye kureba rero ijambo rivuga ngo niba ntacyo tuzakena, niba Imana yaraturemeye kuba abakire muri byose, apana amafaranga gusa. Uyu uvuze ubukire abantu batekereza amanote. Kuki tubaho dukennye? We are not poor, but we live in poverty. Hari kitagenda. Ariko uyu munsi ndashaka kubabwira ijambo mutari mumenyereye rimeze gutyo. Ibintu ukeneye byose Imana yateguye kubiguha udakuyemo na kimwe. Ibyo ukeneye. Ariko ibyo wifuza udakeneye ana kimwe Imana izaguha. Understand? Hari ibintu ukeneye, hari n'ibintu wifuza kubera irari. Byari iriyo Yakobo yavuze ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, kuko musabira irari ryanyu.
shaka bamenye ko nkomeye, cyubahiro, bajye bantinya, kabandabe, bintu nk'ibyo. My dear friend, twige kugendera muri ekonomi y'Imana. Abo twari kumwe mu service ya mbere nababwiye ngo mu bintu twiraga muri ekonomi abize baratubeshyaga, and I believe that is a lie, ngo economics is a science of scarcity and choice. Ngo isi ubuzima bwo kumenyera kuba mu bintu tuntu duke ngo no guhitamo. Yes, choice is okay. Ariko niwambwira ngo imvura iri scarce ngo tumenye kuyikoresha neza, nahoze mbaza abayinginiye hano ngo ariko metre cube ziba zimanutse y'amazi zipfuye ubusa, zigiye zingana iki? Metre cube za oxygene ubu zitunyuramo hano tutagura. Ubuzima bwawe, agaciro kabwo, ubwonko bwawe, talents zawe, ibi Imana yaguhaye. Why do we focus on poverty, on lack? Kandi Imana iravuga ngo ntacyo uzabwa, ntacyo muzankenana. Amen. Tugiye kureba ubwoko bumwe bw'Imana bwari bufite ikibazo hariya muri Yeremiya. Turabigihute ariko iriya mirongo murayizi, andi izije mu gihe turimo kiza. Kuko iki gihe turimo nicyo gihe cyo kuvuga ngo ibyo wari warambuwe byose, ibyo wari waranyazwe byose kubera uburetwa n'ubucakara wari urimo, bigomba kurangirana n'uyu mwaka mu izina rya Yesu. Ninde uzi gusoma ikinyarwanda neza? Aha, hariya haratangira havuga ngo erega is a contrast. Ibyo ubona hari ibindi utazi ari nabyo by'ukuri, ibyo ubona si ukuri. Aha, Imana iravuga ngo ibyo nibwira, ibyo ntekereza nzabagirira ni amahoro, si bibi, kugira ngo tuweneme ireme mu mutima w'ibyo tuzabona hanyuma. Meaning, hari ibintu bari abantu bari bamaze hafi 70 imyaka 70 muri exile. Ubuzima bwo exile bwo bunyage ni bubi, burasharira, gusuzugurwa, gukena, gukubitwa, gutotezwa n'ibindi bimuzi. Ariko yarabwiye ngo nubwo mubona bimeze nabi, ariko ibyo mbateguriye mugiye kubona biri wonderful. Amen. So ubuzima bwawe bwagiye bunyura mu bintu bitoroshye. I know. Nubwo utabimbwira. All of us have gone through. And Dawidi yavuze, na utari wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntari watari warara ijoro ry'umwijima gicura burindi. Ariko Imana ikakubwira ngo erega ibyo nibwira kugirira ni byiza. Contrary, bitandukanye n'ibyo ubona cyangwa wibwira muri wa bwenge bwawe bubeshya kurusha ibintu byose. Ubaza ngo who is the worst liar in this world? Ninde mu munyabinyoma cyane muri isi apart from Satan? Ujye uvuga ngo it is my heart. Nimujya musoma Bibiliya ngo umutima w'ubuntu ushukana kurusha ibintu byose bibaho. Ninde wawukiza iyi kamere yo kubeshya? Urabona crisis yaje, Ukraine, ibintu byagiye, ubwo ngo rero wamenya amakuru agezweho, kumbe ni ibinyoma. Ukizera ibinyoma, noneho Imana yakubwira ngo rega ibyo nibwira kubagirira ngo ariko ngo ibyo no gukabya. Iby'Imana no gukabya, iby'isi babeshya ni ukuri. Urumva iyo micurikire, ijambo ry'Imana riba rishaka gucurukura ibintu. Abana b'Isirayeli bari mu kabazo, mu kaga, bari muri crisis, ariko Imana irababwira ngo please hold on, mwitonde, ibi mubona ntimuzongera kwibona ukundi. Yabibwiye Abisirayeli bava mu Misiri, ntimurebe inyanja, ntimurebe izinga binyuma, mutuze gusa, mutuze mutegereze agakiza ku Uwiteka. Ababanzi mubona ntimuzongera kubabona ukundi. So ubu butumwa rero Imana yabumpaye muri iyi phase yitwa transition, hagati yo kurangiza umwaka no gutangira undi mushya. Turangiza umwaka dufite new mindset, imitekerereze mishya itari nk'iyisi, ngo ntimwishushanye n'isi, ngo ahubwo muhindurwe rwose, muhindurwe imitekerereze yayo, nibwo muzabona ari amasezerano.
umurongo ukurikira umva ibyo Imana ikubwira wowe, you are responsible. Imana irashaka gukorana nawe muri iyi process, muri iyi destiny yawe. Irakubwira ngo muzanyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumvira. Amen. Murava muri 23 twinjira 24, tugende twambaza Imana, twinjire dusenga, nayo iratwumvira. Mama Samu buri ubuhamya bwe yatangaga yaburezumi yabugize bugufi ko Imana yamwumviye, kandi Imana ntirobanura ku butoni n'abandi. So iki ni igihe rero cyo kumenya ngo hawa andi mahirwe, andi yapfuye ubusa tubyemeranyeho. Buri hari amahirwe menshi tuba dupfusha ubusa, ariko Imana ibyo ntibyitaho. Irakubwiye ngo noneho tangira. If you want to see the goodness of the Lord, ubwiza bw'Imana, tangira wambaza Imana, tangira usenge. Gusenga rero ni ubuzima, ni ukugendana n'Imana muganira nk'uko umuntu aganira n'inshuti ye. Ngiye nkunda kuganira n'Imana kenshi cyane, ikanganiriza nanjye nkayiganiriza, rimwe ikanyereka n'ibintu bitangaje kubera kumenyera, kwitoza kuganira nayo. Noneho waba mu buzima bwo gusenga, ni hahandi imitekerereze yawe nayo itangira guhinduka igasa n'iy'Imana. Ngo ibyo nibwira kugira ni byiza, nawe nibyo wibwira. It's a question. Imana iribwira, wowe uribwira iki? Satani arakubwira iki? Isi irakubwira iki? Ibyo bita reality, facts ziravuga iki? Facts nk'uko uriya mama yavugaga, abaganga baravuga ati we ntuzongera kubyara, ubu se ntafite umwana. Facts can be cancelled by the truth. Icyitwa ukuri kw'isi gukurwaho n'ukuri kw'Imana. N'abapagani bazikurahira ngo uku ni ukuri kw'Imana, kandi abeshye. Ni ukuri kw'Imana. Let me tell you, iki ni igihe cyo gutandukanya ibintu. Abanyarwanda babyita kumesa kamwe. Umurongo ukurikira 13. Muzakora iki kindi cya gatatu? Hariho kwambaza, hariho gusenga, hariho gushaka. Noneho ikongera ikadusezeranya iki? Ngo tuzayibona. Izatwumvira, tuzayibona. Niba hari ikintu kibaho cyiza muri iyi si, muri ubu buzima, ni ukubona Imana. Kubona Imana means what? Ubundi Imana ibana natwe, presence yayo ihoraho, is ever present. Kuva Yesu yaza mu isi, Imana yaje kubana natwe, iba muri twe, tugendana nayo. Ariko ikibazo ni ukuyibona, kuyi-experiencinga, kuyumva, kuyibona. Babyita encounter, guhura nayo atariyo bakubwira kera ukavuga stories z'abandi. Wowe Imana wari wahura nayo. Wayihuye nayo ute? Ukabireba. Ubwo yabanye nanjye cyagihe, n'ubiri kumwe nanjye, kandi niko yabivuze. Noneho iyo presence y'Imana niyo ikuviramo bya bindi byose isi yifuza yabuze. Nimushakana umutima, not your head. Va mu by'umutwe, umutwe umwe witera gusara. Siko bivuga. Umutwe w'umuntu umwe utariho umutwe w'Imana ngo ijambo ry'Imana nibisazi, nibinyoma gusa, nibiguca intege gusa. Ariko Imana irakubwiye ngo kora ibyo bintu bitatu, hasigaye wireke wirebera ibyiza Imana igiye kugukorera. Haleluya. Murumva mubyishimiye? Tujye muri Matayo 6:32. Ariko aho ngaho reka tukihari, hari ijambo rikomeye. Umuntu nkawe nanjye twashaka Imana n'umutima wacu wose, birashoboka. Birakomeye, ndetse ku muntu ntibishoboka. Ariko hari ijambo nkunda cyane
ba Filipi 2:13 rivuga ngo Imana nidutera gukunda no gukora ibyo ishaka. Iyo Imana ishaka kuguha success, ishaka kuguha umugisha, iguteramwe ibintu ukayoberwa aho bivuye, ukayoberwa ahantu bivuye. Hari abantu ujya bumva bavuga ngo bageze ku ntego kubera kozi, kuba bafite intego, kubera abantu bagira kozi ntibayihe agaciro, ariko Imana irahubira igushyiramo ishyaka, ikagushyiramo kumaramaza, ikagushyiramo gukunda ibintu utakundaga. I remember ndibuka kera nkiri mu mwana muri primaire, Imana yashaka ko nziga, noneho interamwo ikintu cyo gukunda ishuri gusa, nanga umupira, nanga imikino y'abana, kandi mu kigero nari mu cyari cyo gukina, ariko nkumva ibintu byo gukina nkibera mu bitabo nisomera, kandi numva ari nk'ibintu biryoshye. Batangira kujya bansimbutsa class, bansimbutsa gutyo. Ariko nge ntazi ibyo ari byo, later on nibwo naje kumenya ngo ni Imana yari yanteyemo kugukunda. Amen. Ibyo bintu byawe, ibyo bintu urimo, Imana ishaka kunyuramo ngo iguteze imbere mu rundi rwego, irabanza ikabiguteramo. Nk'ubu nigeze kugira actually ntangira ku experiencing a revival spirit. Najyaga ngeza saa 8 nkabura ibitotsi, nta kibazo mfite akazi keza, mfite amafaranga, mfite good health, ariko nkabura ibitotsi. Nkajya hanze gusenga nkumva ndaruhutse, ntangira kujya nsenga, mfatirwayo, ndafatisha, n'ubu niko mbayeho. Ariko niyo yabinteye, ntabwo ari je wabyishyizemo, nta muntu wabinyigishije, wowe ufite n'uguhawe ubuhamya bwabyo. So gendo uvuga ngo kuba numvise iri jambo rero hari Imana inteyemo. Amen. Iraguteramo gukunda ibyayo cyane, nka kuri yafashe Paul kabimuteramo, kabimushombamo, kamutera gukunda Imana, yarangiza ikakwiyereka ukabona Imana. Yesu nashimwe. Imana nibatera gukora no gukunda ibyo yishimira. Abarimbye beza mubona hano ni Imana ibibateramo. Ibintu uzabona abantu bakora bikanezeza abantu, bikanezeza Imana, ni Imana bibateyemo. Ngo niduha imbaraga zo gukora tugakira. Nubona wakize waboye umukire, ugiye wibuka ngo ni Imana yabiguteyemo. Ntugajye uvuga ngo I'm a wonderful entrepreneur. No. Yaguteyemo gutinyuka, fata za riski abandi batinya. Urakora, sasa irabi blessing. So nagira ngo rero tutambuke tugiye gusoza. Nagira ngo tujye muri Matayo 6:32. Turebe ko tuza gusoza. Matayo 6:32. Kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mu bikwiriye byose. Uyu munsi ikintu gidutandukanya n'Imana cyane ni ukwiganyira ku mibereho y'iyisi. Yesu yabibwiye abigishwa be, they were like us. Baravuga ngo se tuzabaho dute? Kurabona ntidukora, nta mibereho, tuzarya iki, tuzambara iki? Abacira umugani w'inyoni n'ibiti. Kare nahoze mbwira abantu kare twari kumwe bagira ariko iyo mugeze muri compound ntimubona isa neza. Kubera iki? Imvura iragwa ibiti bigasa neza pe. Ariko iyo imvura iguye kuki umuntu adasa neza? Imvura kuki utari wahura n'umuntu ngo ariko uyu muntu asigaye asa neza? Kereka wa wundi wakira imvura yo mu mwuka. Amen. So ibi biti gusa neza ni Imana ibitunga. Byo ntibijya bipinga Imana, nta nubwo bivaho Imana yabiteye. Bizi kumvira kurusha abantu. Ariko Imana yaguye ngo caraha nguho umugisha, yazika kubura. Icaraha utegereze, ndarambiwe. Urarambirwa surajya. Ariko irabukubwiye ngo abapagane mu Cyongereza baravuga ngo the pagans run after. Ntabwo ari ugushaka, they run, bariruka.
kandi ujye ubibona hano abantu basiganwa masigamana, abantu baruka amasigamana bajya gushaka ibiryo, bajya gushaka none Imana ikavuga ngo mubanze mushake Imana, ibindi byose muzakora iki? Muzabyongererwaho. Arakubwiye ngo so wo mu ijuru, not Imana, avuze ngo so, your father wo mu ijuru azi ko ubikwiriye byose. Nahoze mbwira abantu nti itandukaniro ry'ibyo ukeneye n'ibyo wifuza ugomba kurimenya. Hari abantu baza hano gusaba Imana bakanarika no ku mpapuro ngo ibyifuzo, ugasanga 90% ni ibintu by'irari, nibyo bakeneye. Ntabwo ari ibintu bakeneye ngo babeho, ahubwo ni ibintu byo kwishimisha cyangwa ibyo dukeneye byose Imana irabizi kandi iteguye kubiduha. Hano birasaba iki rero? Biradusaba ibintu nka bitatu. Icya mbere, biradusaba ikintu cyitwa gufata ijambo ry'Imana seriously. Ubu nkubwiye ngo ngwino ngufitiye akantu hano, nabonye warahuye n'ibibazo nuko nari mfite agasheke ko gufasha, genda wikenuze ka miliyoni ngaka, agasheke. Uzi ukuntu waba excited? Actually nakubwira ngo uzaze mu cyumweru gitaha utangira kwiyumvamo amafaranga yakugezeho mu cyumweru gitaha. Ariko Imana y'ukuri iravuze, ikubwiza ukuri ngo ibyo ukeneye byose irakora iki? Irabizi kandi yiteguye gukora iki? Kubiguha. Ubu ugiye gushyira ku murongo ibyo Imana yaguhaye, ubu buhamya dutanga hano, Imana yabonye kubikeneye. Iyi principle ngiye narayivumbuye ejo bundi, ko ikintu ukeneye n'Imana izi kugikeneye kandi ari ngombwa irakiguha, byanze bikunze. So hari ibintu rero byawe wibwira ngo Imana yarakwiginuwarinze, kumbe irashanga ubanza ugira ibyo utunganya. Banza uyishakane umutima wawe wose, kandi ngo uyegere ushize amanga. Ushize amanga ni ukuvuga ngo utinyutse, wumva ko uravugana n'Imana y'ukuri. Iyo umuntu akubwiye aguhaye promise utamwizeye, uravuga ngo abari yabashobora kuba ari babateka mutwe muri Kigali. Ariko umuntu wawe mubana, twitoze rero kwakira, gutegereza ibyo Imana ishaka kuduha. So hari ibyo Imana igiye kuguha, ni bangahe bumva ko biri mu nzira? Ndabona mushidikanya. This is the word of God. It's not wishful thinking. Ejo nabwiraga abantu, Bishop mubwira ariko ejo bundi Imana yanyigishije ikintu mu buryo buri simple. The Holy Spirit is a teacher. Twebwe rero hari ikintu tugira ngo dusorezeho, kiri muri Yohana, urwandiko rwa Yohana rwa mbere 5:14. Hanyuma nicarire. Yiba aya magambo mwayumvaga ko atari jewe yababwira, ahubwo ni umwuka wera washatse kuyumva. Yohana wa mbere ibice 5:14. Kandi iki ni cyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Ahese kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Amen. Amen. Tangira kugenda wumva warahawe, igisigaye ni ukubibona physically. Amen. Iyo ni principle idakuka. Ni principle idakuka. Dusaba Imana twizeye ngo ibyo tuyisabye biri mu bushake bwayo. Ese yarabisezeranje mu ijambo ryayo? That's one. Icya kabiri, ibyo nyisaba bifite umumaro mu bwami bwayo. Dawidi Salomo asaba ubwenge, yaravuze ngo Mana ndi umwana sinzi iyo biva niyo bijya. Icyo ngusaba ni ubwenge bwo kuyobora abantu bawe.
ntabwo yavuze banjye, bawe, ubu bwoko bwawe bukomeye bugoye. Dusabe ibintu bizagira akamaro ku Mana, nawe bikakugiraho akamaro automatically. Ese ashimwe. Christ-centered prayers, not self-centered prayers. Ibi Mwuka Wera bitwibutsa ko turi mu gihe cyo gusenga no kwegera Imana. Ngo tuzi ko duhawe ibyo tumusabye. Kubera iki? He's a promise keeper, ni Imana irinda amasezerano yayo. Turi abana ba covenant, turi abana b'isezerano. Amen. So hariya muri Matayo twabonye ngo Imana izi ibyo dukeneye kandi irashaka kubiduha. Ntabwo Imana yatunga ibi biti ngo itunge inyamaswa zo mu Kagera no mu birunga, ngo wowe umwana wayo uri kugutunga. Kuki ibyo bitagutera nibura akantu uvuga ariko okay, no mu gusenga kwa nyinaza kujya nsengana boldness, ikintu cyitwa boldness. Gushira amanga ntabwo ari ugushira isoni nangwa kumenyera. Approach God boldly. Muri Abaheburayo 4:16 ngo twegere intebe y'ubuntu bw'Imana dushize amanga, ngo duhabwe ubuntu n'imbabazi mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye. Ibi bihe turimo birakomeye kandi biragoye, ariko twegere intebe y'ubuntu bw'Imana tuvuga ngo Imana ntuhinduka kandi uri Imana ihagara inyuma y'ijambo ryawe kandi nturobanura ku butoni. Ibyo rero ni ijambo Imana iguhaye ryo kuguherekeza muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Ariko ndasaba Imana ngo iri jambo rizabyara ubuhamya, uvuga ngo hari icyo Mwuka Wera yambwiye, ntangiye gukurikiza uriya murongo, murabonye ibintu bihinduka. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Hari ugusaba ufite n'ubwoba. Nubwo ngo mutinyuke, mwegere intebe y'ubuntu bw'Imana mudatinya. Uratinya papa wawe, umwana wakoze amakosa niwe utinya kuza imbere ya papa we. Ariko umwana ufite gahunda, watsinze neza, azana birote, agenda atya. Twegere intebe y'ubuntu bwa data, kubera amaraso ya Yesu niyo yaduha inzira peke yake. Amaraso ya Yesu niyo yadushyiriyeho inzira, nta kindi. Menya ngo ufite amaraso ya Yesu, umenya ngo uri muri Yesu na Yesu akurimo. You are so special to God. Tangira kugenda ubyiyumvamo. Buriya nta muntu ukira atarabanza kwiyumvamo ubukire. Nibo abantu ubona iyo yakize atangira akomeza kurwanira igiceri na mayibobo, kuko n'ubundi muri we ntiyigeze akira. Yabonye ubutunzi ariko ntiyakira. Twebwe rero turi abantu ngo twebweho turi ishyanga, turi ubwoko butandukanye. Cyo nacyo tujye tugitekerezaho. You are not what people call you, you are. Hambere ndatekereje hano nawe, ariko buriya pastor abakristo baharabazi. Mwuka arambwira ngo buriya imibiri yabo ntabazi. Because the real you, ubu ngubu urebye uwo ndi we the real me. Urebye uri we the real you, yagutera kwizinukwa no kwigaya. Ukamera nka Yobu wavuze ngo Imana barayimbwiraga nyumva, none ndayiboneye, binteye kwizinukwa, binteye kwihana. Nimuze twihane. Imitekerereze ipfuye itari aligned ku ijambo ry'Imana. Wera none ikintu kitajyanye n'ijambo ry'Imana ntuzongere kucyemera, ntuzongere kugitindaho. Uzajya uvuga ngo we uri kinyoma, biranditswe ngo Uwiteka ibyo yibwira kungira ni byiza gusa, kandi iyo aguhaye umugisha nta mubabaro yongeraho. Ndasoza rero babwira ngo Mwuka Wera avuga rimwe, umunyamwuka kumva kabiri. Reka Mwuka Wera kubwira ikintu cyo Imana ikubwiye uyu munsi. You are not poor, nturi umukene. Icyo ubuze n'amaso areba ubukire Imana yaguhaye. Imana ivuga ngo nguhaye isi n'ibirimo byose ubitegeke, izahabu n'ifeza byose ni ibyawe. That's one. Kristo niwe bwenge bw'Imana, ari muri twe. So Imana yaguhaye ubwenge, si ikintu ukeneye niki. We have eternal life, ubugingo buhoraho. Ikirezi cyose niki. Noneho tuze no muri ibi byoroshye, simple. Urabona ukuntu mpagaze hano,
hari umuntu ufasheho. Ubu se nta bantu bacunga mu tugare? Ubu se ntundeba? Your eyes can see clearly. Utwo tuntu ujye uvuga ngo utuduteranyije twose wajya ushimira Imana. Ariko hari ibindi utirayera ubona utari wigera wumva. Reka duce bugufi. Mana, nagushimiye kubw'uyu munsi. Nagushimiye ko ducyarengize kwizera kwacu kugira ngo kongere kuzamuke ku rundi rwego. Nagushimiye Mana kuvuga ijambo ryawe ntirisubirayo ubusa, riremye ikintu gishya mu mitima yacu. Turagushimiye rero Mwami, kuko ibyo wibwira kutugirira mu bihe twinjiyemo ni byiza. Uduhe amaso yo kubibona, uduhe umwete wo kubishaka, wo kugushaka, uduhe ubwenge bwo kurushaho gusabana nawe kurusha uko twigeze twegera. Turagushimiye, turaguhimbaje. Mwuka wera utuyobore, Mwuka wera utugire neza. Ndasengera ubu bwoko bwaje imbere yawe mu gihe cy'imvura, ntibwiganyira ngo bureke kuza mu materaniro, ubuhe umugisha. Buri wese waje hano ntasubire imbokoboko. Kandi Uwiteka, nk'uko wakoraga ku bana b'Isirayeli, Mwuka wera ababwira ngo nimusohoke muve mu buretwa, bagasohoka ntihagire n'umusigarayo, kandi bagasohokana ubutunzi bari baranyazwe. Ndatura ngo aba bana bawe basohoke bave mu nzu y'uburetwa bwo kutamenya ukuri, basohokane n'iby'umwanzi yari yarabanyaze. Mu izina rya Yesu, komeze kubana natwe, komeze kubana n'igihugu cyacu. Mu izina rya Yesu dusabye, amen. Hanyuma